Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakuzi ba radiyo nyine basuhuje, turi ku cyumweru ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 8 muri 2022. Mbifurije rero icyumweru cyiza. Ngarutse ku nkuru yuko uriya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Anthony Blinken azaba ari mu Rwanda ejo bundi kwa 3 no kwa 4, no kuvuga ku itariki ya 10 na 11 y'ukwezi. Ariko uru rugendo rwa Blinken ndugarutseho kubera ko usanga abanyamerika bamaze kuvuga ibintu Blinken bimugenza mu Rwanda. Usanga ubutegetsi mu Rwanda busa naho bwahinze umushyitsi, wagira ngo mu butegetsi hajemo ikintu cy'umutingito. Icyo kintu cy'umutingito kigaragazwa n'ukuntu ubona ubutegetsi bwashyizemo imbaraga busa naho bushyira umwitangirizwa kuri ibyo bintu Blinken azaba aje kureba mu Rwanda. Muti bitereka tubirebe, murasanga ko iyi kibazo ntabwo cyoroshye. Nkuko nabibabwiye ubushize ku rubuga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika, bavuga ko Blinken azaza mu Rwanda akazaganira n'abategetsi b'u Rwanda ibyerekeranye uburenganzira bwa muntu, hanyuma akazavugana nabo ibyerekeye impamvu bafunga imbuga za politike ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, hanyuma akazajya no ku kibazo cyo gufunga mu buryo butari bwo Paul Rusesabagina. Ibyo bibazo bitatu ni ibibazo by'ingutu cyane muri politike yo mu Rwanda ubu ngubu. Muzi ko nabibasubiyemo mu makuru y'ubushize, muzi ko ubu ngubu mu Rwanda uburenganzira bw'ikiremwamuntu bumeze nabi cyane. Abantu bose bavugaga kuri YouTube, bavuga amakuru, bavuga akabaro k'abaturage bose babimariye mu nyungu, bageze bafungira mu mwobo. Ibyo bintu rero nimukeke ko ziri ambasade zitabibwira ibihugu byabo, cyane y'Abanyamerika. Ntabwo ari byo gusa, kuko biriya byo gufunga urubuga rwa politike witwa Kayumba Christopher, muzi ko ubu ngubu nawe afungiye hariya mu mwobo kubera ko yashinze ishyaka. Victoire Ingabire muzi ko nawe batamumereye neza. Uriya Rashid Hakuzimana bamufunze kubera ko nawe yarimo avuga ati ndi umunyapolitike, dore ibyo nagira inama kugira ngo ubusabane, ubworoherane bw'Abanyarwanda bushoke, ubwiyunge mbese. Ibyo byose rero noneho bagakubitiraho nabira byo gufunga Rusesabagina. Ibyo byose rero umva ni ibibazo muri iyi minsi by'ingutu cyane igihugu kirimo. Ibyo bibazo rero itangazamakuru yakomeje kubivuga, ndetse n'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ari Human Rights Watch, ari Amnesty International. Ibyo byose rero ntabwo byagiye babita mu gutwi bari ziriya za ambasade, cyane ziriya za Amerika. Ibibazo rero birakomeye cyane ku buryo u Rwanda rusa naho rwafashe ingamba zo guhangana kuri ibyo bibazo, bigahangana n'Abanyamerika. Umuntu abibona cyane iyo biriya binyamakuru bishodekeye ku butegetsi bwa Kigali, kuko nyine nibyo bavugisha, usanga byarahagurutse birakameza. Inyandiko ya mbere nabonye nkabona ko bakamejeje ni inyandiko y'Igihe yo ku itariki ya 3 y'uku kwezi kwa 8, ni ukuvuga rero ko wayanditse ku wa 3 w'iki cyumweru turimo. Iyo nyandiko rero iravuga ngo uburyarya bwa Amerika izuba riva, hanyuma bakongeraho ngo yica ibyihebe biyibangamiye, igatagatifuza abica Abanyarwanda. Ubwo rero baravuga Amerika ko yica ibyihebe biyibangamiye, igatagatifuza ibyica Abanyarwanda. Murumva iyo bavuga ngo ibyihebe bitagatifuzwa, rero bavuga Rusesabagina. Ibi rero babivuze kubera ko ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 8 niho Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ati natanze itegeko ko bica umuntu witwa Ayman El-Zawahiri, bakaba baramwishe rero baramwica i Kabul ku itariki ya 31 z'ukwa 7. Noneho Abanyamerika bitangaza ku itariki ya mbere kwa 8. Ahangaha rero Abanyarwanda baravuga bati niba Abanyamerika bica ibyihebe nka Ayman El-Zawahiri, kuki twebwe, ni nko kuvuga bati kuki twebwe tugomba kwica Rusesabagina? Ni ibintu rero bishyaga mu munwa
murumva aho ibintu bigeze. Mbibutse ko uyu Ali Zaharwi ni umuntu w'umunyagiputa no muri za Misiri, akaba rero ari umuntu ufite iterabwoba nyine rya rindi ryo mu isi, akaba yarasimbuye Osama Ben Laden bamaze kumwicanaho. Osama Ben Laden afatanyije n'uyu Ayman al-Zahawi bakoze amabi menshi mu isi, muzi ko bagize batya mu byibuka cyane cyane nibo bateze bahuruje indege zirimo ibisasu baragenda basenya iyo bita Trade Center yari amazu maremare y'amataje afite amataje arenze magana angahe, barayasenya yose yari muri New York bagwa hasi, hapfiremwe abantu 2605. Icyo gihe hari ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 mu 2001. Ntabwo ari byo gusa, ibindi babibukiraho ni uko bigeze gutega amabombe muri ambasade y'abanyamerika i Nairobi n'i Dar es Salaam, biturikira icyarimwe. Icyo gihe hapfuyemo abantu barenga 200, bavuga ko hapfuyemo abantu 213. Icyo gihe hari ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 8 mu 1998. Ntabwo ari byo gusa, uriya Zaharwi nababwiye ko avuka muri Misiri. Rero Misiri burya yageze kuyititiza, iratitira ariko by'intangarugero, avuga ngo ashyiremo leta ya Gisilamu, arabica biratinda ku buryo muri 1993 honyine bateze ibisasu byishe abantu 1200. ari gutega ibisasu, ari ukubarasa, kuko muribuka ko baranabarasaga cyane cyane igihe barashe bakica abantu benshi, nibyo bita atanta ya Luxor yari kiliziya. Icyo gihe baragiye barayirasa, yari kiliziya cyangwa mosque, barimo basenga abo bantu, ariko baragenda barabarasa ku itariki ya 11 z'ukwa ari 1997, bishemo abantu 62 icyo gihe. Egypte rero yarahamenekeye cyane kubera uriya Ayman al-Zahawi. Mbese ni abantu biyemeje kugira ngo isi bayirimburane n'ubutaka. Iyo rero Kigali igereranya Rusesabagina na Al-Qaeda, ni ibintu urumva ntaho bihuriye. Ibintu bya Al-Qaeda ni abantu bibasiye isi yose, bamaze kwica abantu barenga 10,000 hafi, ndetse barenzeho, kuko no muri za Syria bagiye ntaho ahantu batagiye batega ibisasu. Ni abantu rero isi yose, uretse na guverinoma ya Amerika, n'undi wese bari kubabona yari kubarasa, kubera ko ni abantu bagendana ibisasu, aho bageze hose bavuga bati isi turayirimbura. Rusesabagina we rero yakijije abantu, muribuka ko yakijije abantu muri Mikorine hariya muri 1994, abantu 1260. Abantu bose barakize. Hari njyanga y'abari abagabo bavuyemo bari mu Rwanda bavuga ngo yarakije, ngo ariko ngo twamuhaye amafaranga. Bangamuhaye amafaranga icyo gihe, ayo mafaranga mwari yagiranye muri Mikorine udashobora gusohoka, akemera agahara ubuzima bwe, akagenda akajya kubahahira, akabagaburira, akabaha ibyumba. Ndibuka uriya mudamu sinongeye kumuvuga, avuga ati naragiye rwose Rusesabagina ati mbana n'umugore we mu cyumba. Urumva, ariko umuntu kandi yarangiza akavuga ati ibyo bintu Rusesabagina ntabwo mwemera, ntabwo ari intwari. Burya ngo iyo umuntu akizi icyamwirukanaga, nyine iyo umuntu ashize impumu yibagirwa icyamwirukanaga. Kandi noneho abanyarwanda tujye tumenya gushima, ntitukabe abantu iyo bigenda biyo bijya no kuvuga, cyangwa se banyamugenderaho rigoramye, kubera ko ubutegetsi buvuga biti muvuge ko Rusesabagina ntacyo yakoze, abantu bagahita bajya muri uwo mujyo. Ntabwo ari byo. Abantu bagombye kugerageza kuba abagabo kandi bakibuka umuntu wabagiriye neza. Rusesabagina rero ntabwo ari byo gusa, kuko muribuka ko kubera ubwo butwari bwe na perezida wa Amerika yamuhaye umudari w'indashyikirwa, umudari uhabwa abantu b'ibihangange gusa bakomeye ku isi. Rusesabagina rero kubera ubwo butwari nibyo bagize. Baravuga ngo Rusesabagina ngo nawe ngo ni umuntu yamugeranya na Ben Laden, ngo kubera ko yishe abantu Nyabimata. Ariko ibintu by'inyabimata burya ntabwo ari byo. Ibintu by'inyabimata impamvu uvuga ko atari byo, muzumve uriya mutwe bavuga ngo ni FLN, bahora bavuga bakumvisha abantu, baravuga ngo barwanira muri Nyungwe. Nese waba uri umusirikare nyawe cyangwa ufite umutwe w'iterabwoba ukavuga ngo ndwanira ahangaha, ugatanga ibirindiro byawe biri. Murumva ko ni ibintu leta y'u Rwanda ihimba kugira ngo ibone impamvu yo kugira ngo ikomeze itsinsura abantu. Muzi ko uriya Gasana General Gasana bamugize guverineri hepfo hariya muri za Cyangugu, muri za Rusizi, n'iryo shyamba rya Nyungwe aho rigiye ku mupaka waryo, bashyizeho abasirikare yo kuri
kuri buri metero kare hose hari abasirikare ku buryo bavuga ngo hari ibitero nta bihari kubera ko ahubwo abaturage nibo bagowe kuko Gasana yagezeyo burya nuko batabivuga abasore bose bo muri kariya gace ka za Nyabimata ukamanuka kuri iryo shyamba rigiye kuva za Kibuye kugera za Cyangugu abasore bose barahashize ngo kugira ngo batazajya muri muri FRN. Ibyo bintu rero ni inagamuntu ahubwo barimo barakingira ikibabi kugira ngo batazababaza uko bisha abantu kuko baragiye muri Nyungwe batwika imodoka baravuga ngo hapfuye n'abantu ngubu rero barakamejeje muri ibyo ngibyo mbabwira ko Kigali igiye guhangana babwiye abo bantu ba Nyabimata ngo babarescape ngo nibaze ngo bagiye ngo bagiye hari aho nabonye bavuga ngo ko bagiye batanze petition banditse inyandiko nyine bandikira ambasaderi w'abanyamerika mu Rwanda ngo bamubwira ko ibintu Blinken ajemo ngo atari byo ngo kuko barababaye ngo ntabwo ari ikibazo cya Rusesabagina yagombye kukigeraho nabyo turabigarukaho mu kanya kugira ngo turebe ko ingamba zose bashyizeho kugira ngo ikibazo cya Rusesabagina cyane cyane nicyo kibahangayikishije murasanga ko bibateye icyo niki muri izo ngamba rero nababwiye ko nyine bagiye bakoresha ibinyamakuru cyane cyane ko ibyo binyamakuru nyine bari imizindaro yabo hari indi nyandiko nayo yanditswe ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 8 ni ukuvuga rero ejo kwa 6 ifite umutwe ugira ngo Anthony Blinken amazi ntakiri yayandi mu karere k'ibiyaga bigari uyu n'umugani ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo muroge magazi amazi si yayandi baba bashaka kuvuga ko ibintu byakomeye ko abantu bagomba guhindura umuvuno koga amagazi rero ni ko umuntu yoga asimbuka imivumba kubera ko amazi nyine atangiye kuzamo ikintu gisa n'umuhengeri ugomba kugenda gusimbuka nibyo bita koga amagazi ntabwo ukinyerera neza nuko amazi aba yatangiye gusa nahari akaye rwose ubona yagenda yiburungushura icyo gihe rero niho bavuga bati nimuhindure umuvuno nimuhindure koga mwoge amagazi kubera ko amazi ntakiri yandi yahindutse yatangiye kuzamo umuvumba nimuhindure nibi rero nibyo barimo bamubwira bati nyamara witonde urumva nyine bati witonde ntabwo bati burya si buno reka turebe muri iyi nuza nabonyemo ibintu byanditse bisa naho ari nko kuvuga bati nko gutanga agasupu mbese hari naho bavuga ngo guverinoma yawe bavuga guverinoma nyine y'abanyamerika babwira Blinken ngo guverinoma yawe ivuga ko guta muri yombi no kubona Rusesabagina bibogame ngo bitanyuze mu mucyo ngo birasa no kugira ikibazo ku buryo intwari ya Hollywood yatawe mu mutego kisanga yagarutse mu Rwanda ifite ikirahure cya champagne igahita itabwa muri yombi icyagera mwumva nyine ko bavuga bati twamutaye muri yombi twasanze ari mwanywa champagne ariko hari naho basa naho bivuguruza muribuka ko mu kanya nabibabwiye ntibaravuze muri ya Ahman al-Zaharwi ngo ni nka Rusesabagina ariko hano baravuga ngo biragoye kugereranya ibikorwa bya Rusesabagina n'ibya Osama bin Laden ngo ariko ubuyobozi bw'u Rwanda bwafashe icyemezo cyo gukumira ko ibikorwa bye byakomeza kwangiza byinshi bamuteze umutego akatirwa gufungwa hamwe n'abagenzi be barenga 20 urumva rero hangaha iriya nyandiko yo mu gihe y'ubushize yeje ubundi bari bavuze ngo ni hari Zarwi ni Al-Qaeda none bati biraruhanije kubyemera ariko usanga abantu babyanditse ari babiri kuko iyi nyandiko yanditswe n'umuntu ubona ari izina ry'irihimbano na hindi yanditswe n'uyu munyamakuru witwa Philbert Girinema naho iyi ngiyi nyine nababwiye ko isa naho hari impimbano yanditswe na ndashaka ko ari izina ry'irihimbano ko ni izina ryisa n'ihari ry'ikizungu ngo yanditswe na Mark Hochsteins murumva rero ni inkuru ebyiri ariko zidafite zivuguruzanya urebye kuri kiriya kibazo nababwiye n'iyi nyandiko wagira ngo irimo ibintu byo kumuha agasopo ngo niba ushaka guharanira igihugu ibi ngibi ngo kutagirira impuhwe Rusesabagina ngo abanyarwanda bazabyemera ariko ntabwo bazahindura icyemezo cyabo ni bya bindi mpora mbabwira ngo kwikiriza ntibibazwa wanga kwanga ngo nukuvuga ko baravuga batuzaza bivuge ko arengana tuvuge tuti yego nurangiza dukomeze tumukanyega ahubwo ibintu n'igitangaza iyo mvuga rero ko Blinken nyine asa naho bamwiteguye biteguye guhangana hari n'itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga naryo ryasohotse
iryo tangazo rero ryanditse nyine muri bya bindi bya kidiplomasi baruma bagahuha ngo leta y'u Rwanda ivuga ko uruzinduko rwa Anthony Blinken mu Rwanda ari amahirwe yo gusobanura ko ifatwa n'ifungwa rya Rusesabagina byari bikurikije amategeko. Hanyuma akavuga ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ngo iryo tangazo yayisohoye kuwa 4 ejo bundi ku itariki 4. Hanyuma iryo tangazo rikavuga ngo bigaruka kuri bya Rusesabagina bakavuga ngo kuri Rusesabagina ngo ruriya rugendo rwa Blinken ngo ruzaha u Rwanda amahirwe yo gusobanura no gufatwa no gufungwa kwe kwa Rusesabagina ku byaha bikomeye ku banyarwanda, ngo akaba rero byari bikurikije amategeko y'u Rwanda n'amategeko mpuzamahanga. Ariko rero bakanyuzamo bakavuga bati tuzisobanura dushyiremo n'imirya rwose, ni ukuvuga ko bya bindi bavuga bati tuzisobanura dushyizemo imbaraga, kuko urabona ririya jambo nyine ntuza strong harimo ijambo strong rivuga nyine ko bagomba kuzashyiramo imbaraga mu bisobanuro byabo. Ni ukuvuga rero ko iyo bireba neza batangiye gufora imirya kugira ngo bazarebe yuko bahangana n'uriya mugabo Blinken. Ririya tangazo rero rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga rigarukaho n'iki kinyamakuru BBC aho kivuga kiti u Rwanda ruvuga ko ruzasobanurira Blinken ibya Rusesabagina, ariko ku munsi wari wabanje rwari rwanditse ngo Anthony Blinken ugiye kuza i Kigali azabaza ibya Rusesabagina. Murumva ko ibyo bibazo baranga bakabigarukaho. Mbese ikibazo cya Rusesabagina ubona ko kizafata indi ntera, cyane cyane ko kije gikurikira abaruwa ya uriya mudepite uriya musenateur Robert Menendez nawe wari wavuze ko ibintu byo mu Rwanda mbese zira ngingo ngo ushize bigarutseho nizo usanga Menendez nawe yari asa naho yagarutseho azishumangira. Ikindi kimenyetso cyerekana ko leta y'u Rwanda yiteguye guhangana n'uriya Anthony Blinken ni izi tweet z'umuntu wiyise ngo The Great Lake ni ukuvuga ijisho ryo mu biyaga bigari. Uko bigaragara usanga ari umuntu wo mu cyama, cyangwa se ashobora no kuba ari Minisitiri Gatabazi w'ubutegetsi bw'igihugu, kuko nabonye ari wabigarutseho cyane, asa naho yakoze tweet nyinshi cyane wagira ngo niwe wayanditse, ariko biragaragara ko ari umuntu wo mu nzu ndani, kuko aravuga ngo open letter to US Secretary of State Anthony Blinken. Yanditse rero ibaruwa ifunguye yandikira Blinken, ariko muri iyo baruwa naho usanga harimo akantu kameze nko gutanga gasopo, avuga ati ntabwo bizoroha kugira ngo uzutubwire amagambo nkariya, uretse nze mbabwire nk'izo nabonyemo ziteye kwibaza. Izo twitiro ni nyinshi zigiye zikurikirane, ariko nyine izo sesengu usanga harimo iziteye kwibaza, kuko hari nk'aho avuga ati ku ya gatanu aravuga ati ibi byose uvuga kuri Rusesabagina, uvuga ko bamufungiye ubusa, ko bamufunze mu buryo budakurikije amategeko, aravuga ati ni ukugira u Rwanda paria state. Ati urashaka kuvuga nk'aho u Rwanda rurwaye ubushinga ngo barunene, ati ibyo ntabwo ari byo, ati u Rwanda rukurikiza amategeko. Ati ariko wowe Blinken, ati nkubwiye ko ibintu byawe ati birimo biradutera, ati ibintu byawe ntabwo ati n'imvugo irambiranye, ati ariko ni n'imvugo ishotorana, ati ariko kandi ati ni nko kudusuzugura no gusuzugura u Rwanda n'ubusugire bwarwo. Ni amagambo rero akomeye. Hari aho yongera akavuga muri tweet ya 6 akavuga ati Rusesabagina n'umuntu vilain, mu gifaransa ni vilain. Umuntu vilain ni umuntu ugayitse, n'umuntu w'igihararumbo, ngo Rusesabagina n'umufraudeur, umuntu ukora fraude, mbese n'umuntu ugira uburiganya, n'umuntu w'umwambuzi. Murumva rero na amagambo akomeye cyane muri iriya tweet y'uyu mugabo. Ntabwo nzi niba bizoroha Blinken koko, niba iriya nshingano ye niba yiyemeje kuzayivuga nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yabishyize ku rubuga rwabo. Ntabwo bizoroha, uzasanga bizaba ari amagasa imishyikirano izaba hagati y'abategetsi b'u Rwanda n'uriya Minisitiri Anthony Blinken. Muri tweet ya 12 arakumara avuga ati kandi umeze nka nyiranzabikora mbizi. Avuga ati wowe Blinken uzarebe FBI zanyu, no kuvuga inzego zanyu za polisi n'iz'ubutasi,
ibintu byose bya Rusesabagina zirabizi, zizi impamvu bamufashe. Baravuga bati bafite amakuru yose ko Rusesabagina yakoranaga n'iriya mitwe y'iterabwoba iba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese ibi nabigarutseho kugira ngo mbereke ko Blinken ategerejwe mu Rwanda. Nababwiye ko n'abariya bavuga ko ari abantu bazize ibya Nyabimata nabo ngubu bahagurutse bamanza bazabashyira no mu muhanda kugira ngo bajye kwigaragambya. Urumva rero Blinken aje mu Rwanda usanga abategetsi bose bayazoye. Ntabwo bizoroha. Reka dutegereze turebe muri iriya minsi kwa gatatu no kwa kane twumve niba hari ikizavamo, ariko uko bigaragara ntabwo ari ibintu bizoroha, kuko urabona abantu bose ibigembe by'amacumu babityajije ntawe uzi uko bazasakirana, nk'uko dukoresha imvugo y'intambara ya kera mu Rwanda. Ngaho nako nagira ngo mbanyurizemo. Mwari kumwe na Musabyimana Gaspard, nongeye kubifuriza icyumweru cyiza. Ngaho mwirirwe.